ati ngiye ibyo wambwira byose ntacyo bintwaye, atasa ahubwo wanyemerera ko ninza kukuvura ugakira njye nawe turi bwongere gusubirana tugakundana bundi bushya. Uwo ni Enoki wabazaga Embry, arangije aramubwira ati mu by'ukuri iyo ndwara urwaye, ati njye navuye abarwayi benshi kandi bari barwaye indwara nk'iyo ngiyo urwaye, ati njye ndabizi neza ko indwara urwaye nayivura kandi igakira. Gusa umukobwa uri hano nanone kumwizera byakomeje kumugora. Arangije aramubwira ati ariko nta mpamvu yo kugira ngo usabe imbabazi, ni njyewe wakabaye waragusabye imbabazi kubera icyo uri kunsaba imbabazi. Umukobwa arangije aramubwira ati mu by'ukuri ibyo wavuga byose ntacyo bitwaye. Umusore akakomeza amucecekesha ariko amubwira ati ntabwo wagakwiye kuvuga gutyo, ati njye ndabizi neza ko iyo ndwara urwaye nayivura kandi igakira, kandi ntabwo ari wowe wenyine naba mvuye, cyane ko ibi bitaro byacu ariyo ndwara bikora byibanzeho. Ati ndabizi neza ko nawe ndi buze kukuvura ugakira, ahubwo wanyemerera ko ninkuvura ugakira njye nawe dusubirana. Disi umukobwa uri hano yashatse kumukoraho ngo nibura yongere yumve ukuntu umusore bari bakundanye ameze. Gusa umukobwa ubona nanone ko agitinya ndetse nta n'icyizere yifitiye cyo kongera kubaho. Umusore yamubaje ati ariko se kubera icyo utananyizera na gato basi, ati na n'ubu uracyanshidikanyaho koko, ati ntabwo ari gutyo byagakwiye kugenda pe, ati wenda nshobora kuba narakoze amakosa sinkurikirana ubuzima bwawe imyaka 5 yose ishize, ariko nanone ntabwo bivuze ko njye nagukunda. Ati n'ubundi nari nyigukunda kandi nari mbizi ko n'ubundi wankundaga, kuko iyo utankunda ntabwo wari kugumana umwana wanjye mu nda yawe. Ati se na n'ubu ngubu koko uracyashaka kumakanira ngo mbwire ko hari undi muntu ukunda? Ati ndabizi ko ibyo ngibyo utabikora, kuko iyo uwo muntu umufite kiba mukiri kumwe ubu ngubu. Umusore Disi yaje kubona yuko yibishe, gusa n'ubundi yabibonye igihe cyaragiye. Yahise afata agakomo ka zahabu, wibuke yuko ari umwana we Kariko wari ugafite. Arangije aravuga ati mu by'ukuri aka gakomo gafata ubu ngubu noneho niwe ugakeneye, kandi ndabizi neza ko kari buze kukurinda nk'uko nakaguhaye imbere hose nari mbizi yuko kazakurinda. Umukobwa Disi yatangiye gutekereza yuko yahemutse, yumvise uburyo umusore uri hano akimukunda nyuma y'imyaka yose ishize, kandi umukobwa ari we wagiye amuhakaniye amubwiye yuko afite undi muntu bakundana, nubwo nawe yabikoze nta rwango ashaka yuko uyu musore atazababara, ariko nanone yari ari mu makosa, yagombaga kugumana nawe aba ari nibiba agiye gucamo bakabicanamo. Umukobwa yahise ahobera umuhungu, yari ababaye cyane avuga ati nibura ndabona ukinkunda kandi ngiye numvaga yuko uzahita ubona undi muntu mukabana. Umusore yaramubwiye ati ngiye mu by'ukuri na n'ubu ndacyagukunda, ati kandi nta muntu n'umwe natekereza kubana nawe atari wowe, ati ahubwo se wanyemerera yuko ninza kukuvura nk'uko nakomeje mbikubaza ngiye nawe turi buze gutangira bundi bushyashya. Umukobwa arangije aramutsimbira aramuhakana aramubwira ati wapi, ati ngiye na n'ubu ibyo ngibyo ndumva yuko bidashoboka pe, ati kandi ikindi nta n'impamvu ariga yo kugira ngo unsabe imbabazi kuko ni ngiye wakoze amakosa. Ati rwose nabonaga bizakubabaza, nabonye uburyo wari ubabaye mama wamaze gupfa, ndangije ntekereza yuko nanjye ngiye gupfa, ndavuga nti se ubundi gute nagumana nawe kugira ngo mwongere agahinda muko wifitiye. Ati rero nagombaga gufata umwanzuro wo kugusiga wa musore we. Umusore nawe yumvise yuko umukobwa yamusize mu buryo bwo kwanga kumubabaza. Umukobwa arangije amubwira ati kandi wikomeza kuvuga ibintu byo gusubirana ngiye nawe, ati kandi ubizi neza yuko nta gihe kinini nsigaje cyo kubaho. Umusore arangije aramwitegereza, abona umukobwa uri hano yataye icyizere cy'ubuzima, aramubaza ati ariko se ubundi gute wizera abantu bose, ukizera ibyo abantu bose bakubwiye, ukizera abo baganga bakubwiye kutazongera kubaho, gute ngiye utanyizera? Ati basi ndakwinginze ngire icyizere bwa rimwe, ubundi wowe uze gutegereza urebe ibiri bukurikireho. Ati yaba imiti ikoreshwa muri ibi bitaro byose ivura indwara zijyanye n'iyo ngiyo urwaye, ati rwose ni ngiye wayikoze kandi ndizera ko yakuvura. Umukobwa arangije amubwira ati ariko uri muganga, ntabwo uri Imana kugira ngo ukureho ibyo Imana yashyizeho, niba ngomba gupfa ngomba gupfa. Umusore arangije amubwira ati ariko se kubera icyo ukomeza gutekereza ko ugomba gupfa? Ati wembwira ko unyizeye, basi nunapfa upfa ariko wanyizeye. Umukobwa arangije arabimwemerera. Umusore aramubwira turarushye noneho ruhuka. Barakwereka muri ako kanya wa mushoferi wa Enoki yari kumwe rwose na Kariko. Enoki nawe yaravuye kuvugisha umukobwa agira ngo amwizeze nibura ko ari buze kumuha ubuzima. Umukobwa uri hara yasigaye aryamye, ariko nanone ubona yuko ni ugusigara ku cyizere gusa, ntabwo yizeye yuko ari buze kubaho. Barakwereka muri ako kanya Enoki yaravuye mu cyumba, arangije ahura n'umwana we Kariko, arangije aramubwira ati mu by'ukuri ubu ngubu mama wawe araryamye, mu kanya ndaza gutangira kumwitaho. Ati se urashaka kumureba? Akana karangije karavuga ati mu by'ukuri ntabwo ndi bujye kumureba.
Enoch arangije abaza Kariko ati ariko se Kariko kubera icyo udashaka kujya kureba mama, ntabwo wari umukumbuye se cyangwa urashaka kuba wibereye kumwe na papa? Akana karangije karavuga ati oya, ati nawe ndashaka kuba ndi kumwe nawe ndetse na mama nagakunze kumubona, ariko mama yambwiye yuko iyo arwaye ntago aba akeneye abantu aba ari kumwe nabo kuko rwose abo banatuma bababara. Ubwo rero ni byiza yuko muha akanya akabanza akamererwa neza, ati ndibuze kumureba rwose yorohewe, niko mama wanjye yambwiye, ati igihe arwaye rwose ntago nemerewe kuba ndi kumwe nawe. Umusore arangije avuga ati mu by'ukuri wakana we mama we yakureze neza, ati rwose yaguhaye umuco. Akana karangije karavuga ati papa mu by'ukuri niba unarushye, ati rwose umukobwa we kari buze kukujya inyuma mu mugongo ku mase, ati wopfa kuba wabinsabye gusa. Akana hano rwose kari gushaka kwita kuri papa wako, mu by'ukuri ngo karimo kumushimira kubera ko papa wako yagafashije akaba yatabaye mama w'aka kana, gusa n'ubundi ni akana ke. Umusore hano yaravuze ati Kariko mwana wanjye, ati rwose nta mpamvu, ati noneho ubu ngubu nawe ugiye kubaho ubuzima nk'ubw'abandi bana, ati ugomba kubaho ufite mama na papa. Akana karangije karavuga ati papa ntiwakumva uburyo mbyishimiye, ati rwose Kariko niwe mwana wa mbere wishimye kuri iyi si yose, ati kuba afite papa we na mama we kandi agiye kujya babona buri munsi bari kumwe bishimanye. Ati reka nizere yuko mama wanjye ataguhakaniye muri buze gukomeza mukabana, ati rwose ntuze gutuma mama wanjye ajya kurenda kwinginze. Umushoferi uri hano disi yumvisha akana hano ibintu kari gusaba papa wako, yumva akana kari kuvuga amagambo y'abantu bakuru. Umusore Enoch arangije aravuga ati mwana wanjye Kariko, ati rwose we na mama wawe ntago nzongera gutuma munjya ku rukundi. Kumbe barakwereka disi hano umusore yatangiye kuvura umukobwa gake gake, arangije abwira umuganga ati ibyo mwakoze birahagije, ati noneho mugende ibisigaye ngende bubyiteho. Bigaragara yuko umukobwa uri hano bamaze kumuha imiti ndetse bamaze kumukorera n'ubuvuzi bukenewe bw'ibanze. Umusore yaramubaje ati none se Embry we, ati uri kumva ushaka kunywa amazi, ushaka kurya se cyangwa se ushaka kuba wakiruhukira? Ati mu by'ukuri mbwira icyo ushaka aricyo ngukorera. Ati se none waba ushaka kuryama gusa cyangwa nkuzanira ibyo kurya? Umusore hano ari kwibaraguza ibintu byinshi, ariko umukobwa yaramwihoreye. Umukobwa ntago aroroherwa, ariko nibura umusore hano ari kugira ngo amwereke yuko amwitayeho. Yahise amubwira ati mu by'ukuri, ati kubera imiti twaguhaye ukeneye kuba wajya mu cyumba cyo kuruhukiramo, ati rero ngomba kugutwaramo. Umukobwa arangije avuga ati oya ntago uri buze kuntwaramo ngende bwitware. Umusore arangije avuga ati ariko ngende muganga wawe, ati ngiye ugomba kukubwira ibyo ukora, ati rero ugomba kuza nkagutwara mu cyumba baruhukiramo. Icyumba baruhukiramo hano ni icyumba rwose kimeze nka dushe, kiba kirimo amazi, mbese muri make twacyita nka dushe. Umukobwa arangije avuga ati wapi, ati njye aho ngaho ndi bwijyaneyo. Umusore arangije avuga ati ariko wibuke ko ngiye hano nari muganga gusa, ahubwo ndi n'umugabo wawe uri kukubwira. Ati se none uragira ngo nkore akazi kamwe kandi nkwiye hano gukora imirimo myinshi kuri wowe? Ati rwose ngomba kukwitaho nka muganga kandi nkakwitaho nk'umugabo wawe. Umukobwa hano yaratunguwe, gusa nanone umukobwa wacu ntago ariyakira, ndetse ko amaze n'imyaka 5 adahura n'uyu musore, namwe murumva yuko ari imyaka myinshi cyane ntago yahita yiyakira. Umukobwa yaramushimira amubwira ati mu by'ukuri imiti yanyu, ati iri gukora vuba ndi kumva mu mubiri hari icyahindutse, ati ishobora kuba ihenze. Umusore arangije amubwira ati cyane rwose, ati imiti yacu irahenze, ati niyo mpamvu nawe ugomba kuyishyura igiciro cy'ubuzima bwawe. Barakwereka muri ako kanya umusore yahise amukura aho yari yamutwaye mu cyumba kuruhukiramo, arangije amugarura hano rwose barimo kumuvurira. Umusore arangije amubwira ati mu by'ukuri wagombaga kunyizera, ati kandi ndakwizeza yuko uri buze gukira, kanseri yose igashira mu mubiri wawe burundu. Umukobwa arangije amubwira ati ariko ngiye nta mafaranga mfite yo kubishyura. Umustipe hano yatangiye kumwitegereza, abona uburyo disi agakobwa gateye impuhwe kifite ibibazo by'amafaranga, icyo katazi nuko umugabo wako ari we nyiri ibi bitaro. Umusore yaravuze ati ariko se aka kanya urabyibagiwe ko nakubwiye yuko ibi bitaro urimo ari ibyanjye? Ati cyangwa se wibagiwe kuri mama w'umwana wanjye? Ati wowe ndibukwishyuze kandi ndibukwishyuze ikintu kirenze n'amafaranga, ati ugomba kumpereza ubuzima bwawe, ati rwose ukabumarana nanjye igihe cyose. Kumbe barakwereka hano Minta na wa mupampe we, umukozi wa Enoch yari abatwaye kuri polisi kubafunga. Araje aravuga ati mu by'ukuri mw'ibyo mwakoze, ati ntago mugomba kubibabarirwa. Wibuke ko uyu Minta ndetse n'uyu mukobwa bakorana aribo bari bashimuse aribo bari bashimuse uriya mukobwa wacu ngo ni Embry. Barakwereka umukobwa uri hano ukorana n'Iminta yatangiye kwinginga umushoferi uri hano akaba n'umusekirite, arangije aramwinginga ati mu by'ukuri ndashaka kunyara, ati kandi nutandekura, ati ngenda aza kubirangiriza muri iyi modoka yawe. Barakwereka umusore hano yaraparitse ashatse kubakuramo ngo bajye kwihagarika. Abakobwa bari bamushyiriye imitwe barangije bariruka, birukanka no mu byerekezo bitandukanye,
abura uwo akurikira n'uwo areka. Urebe nawe bari babatwaye kuri polisi none baramucitse. Kumbe barakwereka hano kari kumwe na wa mushoferi utwara papa we, ari kumwereka ati impano zose ureba hano ati nizo Enoch yateguriye mama wawe. Barakwereka muri ako kanya Minta nyuma yo guturuka yahise aza hano yiba kakana ka Kariko. Umusore yagiye guhindukira ngo arebe umwana, arangije aramubura arahamagara ati Kariko yabagiye. Kumbe barakwereka yahise afata telefone gahamagare papa w'umwana mubwire ko amubuze. Yafashe telefone arangije amubaza ati none se Kariko mwamuri kumwe aho ngaho kubitarura. Umusore yaje yirukanka cyane asanga rwose umusore ari kumwe na mama wa Kariko. Arangije arababwira ati mu by'ukuri umwana wanyu namubuze. Kumbe babandi nyuma yo gucika Minta ndetse n'umupampi we bahise bashimuta umwana wa Enoch. Barakwereka Minta yaravuze ati hano warwana we ati ibintu byose utaza kubyivangamo ati ubuzima bwanjye buba bukimeze neza ati rwose nyiri directeur nyifite akazi kanjye kandi ngiye kubana nande ngiye kubana na Enoch. Barakwereka umugore uri hano nta mutima agira yaragiye gutera kana icyuma. Wa mupampi warangije aramuhagarika aramubwira ati ariko si wite watinyuka gukora ikintu cy'ubugoryi nk'iki koko. Minta n'ubwiyemezi bwinshi yahise amubwira ati ariko si ubundi wewe wibagiwe umwanya urimo ati zana hano icyo cyuma vuba ntago ari bunegeke cyo gukora. Umupampi we yahise amwihinduka mu kubita urushyi we. Minta arangije arikanga aravuga ati ye umukobwa uri hano arangije amubwira ati ariko se w'ibikigoryi ati kandi ikindi wibuke ntago ukiri vice president ubu twese twacitse twatorotse ati ubu ngubu nta kintu kiri cy'imbere yanjye usibye kuba uri umuntu dufatanyije ibyago gusa ati ariko kandi nta n'impamvu dufite yo gutungana ati kubera icyo utatekereza nk'abantu bakuru ati buri gihe ubwenge bwe buba buri hasi pe ati reka mubwize ukuri ati urashaka kwica uyu mwana ahubwo gute tutamukoresha tukabona amafaranga ubundi tukaza kubona nuko ducika ati se ubundi uratekereza ni wica uyu mwana bitari buze kurangira bagufashe. Akana nako karabumvise karangije karavuga ati mu by'ukuri papa wanjye afite amafaranga menshi ati rwose yo muri buze kumusaba yose ari buze kuyabaha. Umukobwa uri hano nawe yahise avuga ati ceceka warwana we ati cyangwa se tukwice ati n'ubundi utaza mu buzima bwacu ibintu byose biba bikimeze neza. Umukobwa uri hano yahise amubaza ati none se ko uvuze ngo baduha amafaranga urumva kandi niba baduha amafaranga ubundi bwo turi buze gucika gute ati n'ubundi byose ni urupfu ati twakabanje tukica iki cyane ati ariko wa muganini nabyo ati noneho rega duhite tubahamagara tubabwiye ko dufite umwana wabo tubanze tubona amafaranga ubundi byo gucika turaza kubyigaho nyuma. Umva abakobwa bari hano bashimuse umwana wa Enoch. Wibuka ko uyu Minta yashakaga kubana na Enoch none bamushimuse kugira ngo babone iki babona amafaranga ariko bo ntago ari cyo bari bagamije nuko bahise babifatiraho ubundi bashakaga kumwica. Kumbe muri ako kanya Enoch nawe n'umugore we Embry bari bahageze barangije baravuga ati mu by'ukuri Enoch we ati rwose ushobora kuba gutekereza yuko ibyacu byaturangiriyeho ati ariko ntago ariko bimeze aho ngaho uribeshya ati rwose uraza guhitamo kimwe abo mwana abo uwo mukobwa muri kumwe cyangwa se uduha amafaranga twigendere. Akana katangiye guhamagara mama wako nawe urangije agahamagara ati Kariko mwana wanjye ati humura rwose ntacyo uri buze ko. Umusore yababajije ati se mushaka amafaranga angahe. Umukobwa uri hano arangije avuga ati dushaka miliyoni y'idolari ni amafaranga menshi cyane. Barakwereka hano rwose umukozi we yahise ayafata arayabajugunyira umukire w'amafaranga bayafite hafi aho ngaho. Uri hano Minta nawe yahise asunikira wa mupampi we abanza checking arebe neza ko amafaranga arimo. Arangije aramubwira ati mu by'ukuri amafaranga ni aya nyayo we. Enoch arangije aravuga ati ariko se ubundi murakeka mwacika hanyuma y'ibyo byose. Minta arangije aramubwira ati arega ntago birangiye ati turaza gucika kuko n'ubundi umwana wawe tugiye kumukomezanya. Umva umugore uri hano nta nubwo ashaka gutanga umwana nyuma y'uko bamuhaye amafaranga yifuzaga. Enoch arangije ababwira ati ariko mwashakaga amafaranga none si muyabonye mwandikiye umwana. Minta arangije aravuga ati wapi ntago ari gutyo bigomba kugenda ati wa mukobwa Embry warambabaje cyane niyo mpamvu nanjye ngomba kubishyura nkaba nkuru urwana rwanyu narutwara nkaba narujugunya nko mu nyanja cyangwa se nkamujugunya n'ahandi hantu. Embry disi yumvise umwana we bagiye kumuhemukira akana nako kari kwitegereza ukuntu bagashyizeho icyuma. Embry yatangiye kurira arangije aravuga ati basi ndabinginze ati umwana wanjye ni mutoya mwamwambukanye ntago yabona uko yigarura ati basi mutware ngiwe nihagira n'ikibi kiba kize kuba kuri njye. Kumbe barakwereka umukozi uri hano wa Minta yahise avuga ati ariko uzikari nabyo we ati aho ngaho byaba ari byiza cyane ati reka dutware uriya n'ubundi niwe waduhemukiye twe twamwica. Minta arangije aravuga ati Embry we ngaho vayo hano noneho tugutware. Embry agiye kugenda umusore yihita yibuka yuko akirwaye gusa Embry arakomeza aramwinginga ati reka batware njyewe
nibura ningenda we na Kariko muzasigara mubayeho mu buzima bwiza. Kumbe barakwereka umusore hano yanze ko Amber agenda, arangije aravuga ati aba bose nta kintu mwamutwaye, ati ni njyewe mukire kandi niba mukeneye kubaho neza mukaba mukeneye n'amafaranga n'ubutunzi, ati naba ni njye mutwara. Amber arangije aravuga ati ariko Enoch we ntabwo ufite kugenda, ati naho uhuriye n'ibi ngibi. Enoch arangije aramubwira ati mu by'ukuri Amber, ati hambere narakuretse uragenda, ariko ubu ngubu ntabwo natuma byongera kubaho, ati ntabwo natuma we na Kariko umwana wanjye mwongera kunsiga, ataho kugira ngo mugende nibura ninjye wagenda imitungo yanjye yose mukayisigarana, nibura hagize n'ikimbaho nabanze neza ko muzabaho neza kandi ubuzima bwose mwifuza. Umukobwa disi yahise abona yuko umusore Enoch amukunda burya. Umukobwa yaramwinginze ati ariko ibi ngibi ntabwo ugomba kubikora, ntabwo ufite kutwitangira. Gusa Enoch n'ubundi yagombaga gufata inshingano nk'umugabo akitangira umwana we ndetse n'umugore we. Barakwereka Minto uri hano yahise yumirwa kubona umusore aje kwitanga mu kimbo cyande mu kimbo cy'akana. Barakwereka abakobwa bari hano bahise bafatira icyuma kuri Enoch ati niwe bagomba gutwara, barangije barekura akana. Amber yahise abwira wa mushoferi wa Enoch gatwara umwana wabo ataza kuba yahahurira n'ibibazo. Kumbe barakwereka Minto hano yabonye atabura byose n'ubundi ahita avuga ati reka nere icyuma Enoch n'ubundi byose birangire. Amber nawe yabonye ibiri kubera aho ngaho ashaka kuzeruka ngo atabare Enoch, ariko Enoch nawe nk'umusore yahise atangira kwirwanaho. Gusa abakobwa bari hano ni babiri bashaka kumufatirana. Barakwereka muri ako kanya Amber nawe yahise ashaka agatege, arangije afata itafari araza arikubita wa mukobwa wundi wari uri kumwe hano na Minto. Enoch yahise ashaka kubanza yakura Amber aho ngaho, gusa mu kumuhindukiza ngo amukuraho kubera ko atari ameze neza yagiye guhindukira Minto yamuteye icyuma. Amber yahise avuga ati mu by'ukuri Minto ibi ngibi ni ibiki ukoze, isi umusore wacu ko bamuteye icyuma yaba apfuye. Urebe disi Minto nawe nubwo akimuteye ni kwa guhubuka n'umujinya, bisa nkaho nawe ntabyo yashakaga kuko wibuke nawe yakundaga uyu musore. Kumbe barakwereka muri ako kanya abashinzwe umutekano bahise bahagera, barangije bafata Minto cyangwa se vice president ndetse na wa mupampe we. Fere ya mbere byacu ntibyatinze bahise bazana Enoch hano kwa muganga. Amber wacu hano aracyafite amaraso mu ntoki yavuye ku gikomere cy'icyuma bateye Enoch. Kariko umwana wa Amber yahise amubwira ati mama, ati rwose mu by'ukuri humura, ati papa ndabyizeye nta kintu ari buze kuba ari buze kumera neza, ati papa wanjye rwose ni Superman cyangwa se ni umugabo ukomeye. Umugore hano yaravuze ati mwana wanjye sinzi, ati reka dutegereze twumve icyo abaganga batubwira. Barakwereka muri ako kanya nyirakuru ndetse na segokuru wa Enoch nabo baje hano birukanka babaza ati nibiki byabaye. Barakwereka disi Amber hano yatangiye gusaba imbabazi avuga mu by'ukuri ati madamu mumbabarire, ati ntabwo nanapanze ko ibi byose biza kuba. Umukecuru hano yaravuze ati wa mukobwa ntabwo ugomba gusaba imbabazi, ati amakosa yose naya Minto nagara yawe, ati rero nuze kumva uri no kwirenganya, ati wowe nta kibi wakoze. Kumbe muri ako kanya umuganga wari uri kuvura Enoch yahise asohoka, barangije baramubaza ati none se umuhungu wacu yaba ameze ate. Umusore arangije arababwira ati mu by'ukuri situation arimo ntabwo ikomeye cyane, ati ariko nanone yagiye muri koma, ati nadakanguka kuri uyu munsi ati bishobora kuzafata umwaka cyangwa se ikindi gihe kinini kugira ngo akanguke. Umukobwa disi Amber iri hano we yari ari kumva yuko ibyabaye byose ari amakosa ye kubera yuko Enoch ibyamubayeho yari yagiye gutabara umwana we, gusa n'ubundi nawe yabyikoreraga kuko nawe umwana n'uwo. Barakwereka muri ako kanya Kariko yaje abwira mama we ati mama mu by'ukuri sogokuru ndetse na nyogokuru baragiye, ati ubwo ngubwo rero nanjye ngiye gusigarana hano nawe, ati rwose turi buze kuba turebera papa. Umugore hano yabwiye umwana we ati mwana wanjye ugomba kugira umutima ukomeye, ati kandi ndabizi papa waraza gukanguka, ati gusa mu by'ukuri ndumva mpangayitse. Akana karangije kamubwira ati se mama wari ubizi yuko papa yambwiye ko nta wundi muntu wenyine ku isi ajya ahangayikira nkawe, ati rwose mu by'ukuri uba umuhangayikishije. Umukobwa disi yahise yumva ko uyu musore atigeze amutererana ndetse n'ubwo yabonye umwana we ataramubona, ariko nanone yakomeje kumvisha umwana we yuko akunda mama we. Barakwereka wa mukobwa wacu yahise akuramo ka gakomo bamuhaye, arangije aravuga ati mu by'ukuri aka gakomo nubwo ari we wakama ariko gafate, ati karandinze muri iyi myaka 5 yose tumaze tudahura, ati ndizera yuko nawe kazakurinda. Kumbe ibyacu ntibyatinze, sogokuru ndetse na nyirakuru wa Enoch nabo bagarutse ku bitaro, barangije bavuga ati wa muhungu we kudashaka gukanguka koko, ati hanyuma y'ibi byose nanone urashaka gutererana Amber hanyuma y'igihe cyose yari amaze mudahura,
ati se none uri kugira ngo uyu mukobwa ashake undi mugabo kandi wari warakoze uko ushoboye kose ngo umubone wari waranze no gushaka? Ati mu by'ukuri ibi bintu birababaje pe. Bakomeje bamuvugisha hano gusa n'ubundi arasinziriye. Umusaza yakomeje avuga ati mu by'ukuri ati ntuze kunenguha, urabizi neza yuko rwose uyu mwuzukuruza wanjye nta wundi muntu afite wo kuzamwitaho. Ati rero nudakanguka ati rwose umugore wawe araza kwishakira undi mugabo, ati n'uyu mwana azitabwaho n'undi muntu. Umusore rwose bakomeje bamubwira ibintu atakunda kumva kugira ngo nibura arakare ahita akanguka. Namwe murabizi iyo umuntu ari muri koma bavuga ko aba yumva ariko nanone adashoboye kuba yagira ikintu na kimwe akora. Umukecuru nawe yakomeje amurira avuga ati mwana wanjye ndakwinginze, ati mu by'ukuri sinshaka kubona Embry wari warategereje iki gihe cyose ashyingiranwa n'undi muntu. Gusa umukobwa yumiwe ku by'umukecuru n'umusaza bari hano bari kuvuga, cyane yuko atari byo arimo gutekereza, ariko icyo atazi nuko aba bari kubivuga kugira ngo nibura barebe ko uyu muhungu akanguka bitewe n'ibyo bintu bibi bari kumubwira. Akana nako katangiye kuvuga ati none se papa, ati mu by'ukuri ko nakeneye kugira undi mupapa, ati rwose wambabariye ugakanguka. Ati nanjye ntabwo nkeneye ko mama ashaka ngo ngire undi mubyeyi utari wowe. Umukecuru yakomeje amurira hano amuzunguza, ariko nanone umukobwa agakomeza avuga ati ariko si ibyo bintu muri kuvuga ni ibiki? Ati njyewe nigeze mvuga yuko ataravuga ibintu byose. Hano akana kahise kamucecekesha, karangije karavuga ati mama, ati we nabyuzi, ati rwose papa turi kumurakaza kugira ngo yumve ko ugiye gushaka nanjye ngiye kwibonera undi papa kugira ngo aze guhita akanguka kubera yuko turabizi ko atabishaka. Ati he, ati none se ni ibyo ngibyo? Ati cyane rwose, ati papa yamaze imyaka yose yaranze gushaka ndetse yaravuze yuko atazashaka mu gihe atarakubona. Ati rero nidukomeza kumubwira yuko ugiye kwishakira undi hanyuma yuko wabaye muzima yaramaze iki gihe cyose aguhiga, ati rwose araza gukanguka vuba vuba. Umukobwa yahise yumva rwose umupangu bariho, naho atangira kwivugisha ati rero Enoke, ati rwose ntabwo nzabaho imyaka yose negereje, ati ndi kubona ngiye kwitwarira Kari ku mwana wanjye, ati rwose nkajya gushaka undi mugabo. Kariko nawe arangije avuga ati cyane rwose papa, ati nanjye mu minsi mike ndaza kuba mfite undi mupapa utari wowe. Umusore akibyumva yahise akanguka vuba avuga ati gute mwatinyuka gukora ibyo bintu? Ati njye nababwiye yuko nagiye burundu, ati rwose sinkeneye yuko Kari ku mwana wanjye arerwa n'undi muntu uwo ari we wese utari njye. Akana kahise kavuga ati oya papa, ati nanjye nta wundi mupapa nkeneye, ati rwose nuko twari turimo kugira ngo ukanguke. Ati ni imitwe twizeho kugira ngo turebe yuko wakanguka. Umusore arangije abaza Embry ati Embry, ibyo wari uri kuvuga ni ukuri se? Ugiye gushaka undi musore mu bana atanyuma y'imyaka yose nkutegereje? Umukobwa arangije amubwira ati mu by'ukuri urabizi yuko nabikora, ati nkurimo ideni ry'ubuzima. Barakwereka umukecuru Hadisi yahise yishima, arangije avuga ati mu by'ukuri nari nangiye guhangayika nibaza rwose ukuntu uyu mwuzukuruza wanjye agiye kuzabaho udahari. Ati reka tujye mu rugo rwose kubategura ibyo turi buze kubakiriza uyu munsi, ati biraza kuba ari ibyishimo ku muryango. Barakwereka Disa umusore yarakize, bibuke yuko Minta bamutwaye kumufunga, ubu ngubu none hari kumwe na Embry umugore we ndetse n'umwana we. Barakwereka ibyacu ntibyatinze iminsi maze kwicuma. Umusore hano yahise afata umugore warangije amubwira ati ngo tugiye gusohoka, ati tujye kwishimisha kandi nitumara kuza ati tugomba kuzahita dukora ubukwe bwacu. Akana kari hano karavuze ati mu by'ukuri, ati ninjye mukobwa rwose w'umunyamugisha kuba nzareba ubukwe bw'ababyeyi banjye mu gihe abandi bana batajya babureba ubukwe bw'ababyeyi babo buba bakiri mu nda. Umusore yahise avuga ati mwana wanjye ndetse na mama wawe ntabwo nzongera gutuma munjya kure. Ni naho agafilime kacu kuri uyu munsi karangiriye, mwibutsa yuko ugomba gukanda subscribe kugira ngo izindi nkuru nyinshi tugiye kujya dushyiraho zibashyikireho ku gihe. Bihanganisha kandi kubw'igihe mwari mumaze mutegereje aka gafilime, cyari ikibazo cya tekanike. Bye bye, turabakunda cyane.